bazo mbega uriya mugore kugira ngo abyibuhe niwe wabigizemo uruhare. mbega mana isinije atarabana nawe urabizi ko yari akanyogo. uzi divorce ziri hano hanze kuki turi kubona abantu bari kugira mu myaka 25 30 10 n'ingahe babanye bari kwita basaba divorce. Ni ibindi kukubwira nyine nuko umuntu yagiye gushaka kubera yuko ari kwigana runaka. Hari n'abantu bane story barambwira ngo buranga ubukwe bwagenze nabi ngo bituma utinda kubyara kubera ko ngo ujya gutera inda ugatekereza ko ubukwe bwabaye bubi ngo intanga zikanga gukura. Ko yakoze atuzi costume yari yambaye, tuzi kanzu yari yambaye, atuzi ko bambaye amakota abiri se atandukanye. Iryo bari bambaye mu rusengero, iryo bambaye muri reception. Imodoka Irene yagenzemo ntarayibona, sinzakora ubukwe. Ariko amahene se n'icyaha kwemera kuzabashingira ntago ari icyaha pe. Icyo nta cyaha kirimo. Uraje umve Gatabazi Fidel agiye kugwa. Nta cyaha kirimo kwambara amaherena. Uri umugabo. Nta cyaha kirimo kwambara gushyira izo dread. Gospel today, the gospel message to the world. Yes, ibihe byiza kuri mwese mudukurikiye kuri Bohoka n'abadukurikiye kuri Gospel Today. Twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko muri amahoro, twizere ko ibintu byose bimwe murakora bimwe baragenda neza, ariko niba bitari no kugenda neza mwihangane, Uwiteka niwe Mana. Ngiye nitwa Fidel Gatabazi, ntabwo ntinda rwose, ndi kumwe n'umuntu ukomeye cyane kandi n'umuntu nemera cyane, bamwita Natwe Rene Ruhogo. Ndabasuhuje abadukurikiye kano kanya, amahoro y'Imana bane namwe, haba kuri Gospel Today ndetse no kuri Bohoka TV. Kandi wasanga udukurikiye utarakoze subscribe. Mana we ndakwingiye. Aho hasi. Uhita ukora subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa. Ariko dusabira abantu bo kuri Bohoka nibo benshi bajye no kuri Gospel Today. Abantu bo kuri Bohoka mujye kuri Gospel Today. Habaho ibiganiro byiza. Mwabyumvishije? Ahantu Rene yemeye kwicara nuko hari ibintu byiza. Baziho ubunyangamugayo no gukora ibintu byiza by'umumaro kandi bifasha abantu umunsi ku wundi. Nanjye ukwakira mu buryo buri professional nkagutegurira na tapi rouge uri butambukeho. Nje heheze ko abantu tugiye kuganira hano basanzwe batumenyereye. Yes, reka tubifurize rero ibihe byiza abantu baba diaspora. Aba diaspora aho muri mwese. Niba dukunda guheraho, niba rero bagira amadolari. Ceceka. Abantu mu Rwanda se ko AdSense bazifunze. Iyo muturebye ni byiza mwunguka ibyo twaganiriye ndetse kandi bigatuma n'abantu baba benshi, YouTube igakora recommendation, ariko aba diaspora muri abantu b'Imana kurushaho cyane. Nashimira abantu bajya mu comment bakandika bakora like, please, ibyo bintu turabikunda cyane. Comment burya hari n'iziba zitari nziza, ariko nta kibazo nayo wayishyize bigaragara ko harebye ikiganiro. Urayakira ukumva ikintu umuntu avuga, nunatukanye nyine ukareba ukuntu mukebura mu kinyabupfura ukamubwira ati hoya. Ariko buriya umuntu wese hano nk'iki kiganiro tuba tugiye gukora aba afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cye. Nk'urugero, hari igihe dushobora kuvuga ku bintu we yumva atandukanye nuko ndi kubivuga cyangwa se nuko nawe uri kubivuga, agahita afata ariko ibi bintu muravuga njye ntago mbyumva neza. Ariko iyo atanze igitekerezo cye gitanga umusaruro. Ukuri kwawe nako turakwemera, kandi mu by'ukuri kumva ibintu ukuntu gutandukanye nabyo biri mu bintu mu budasa ukuntu Imana yaturemye, ku buryo abantu bose nyine batumva ibintu kimwe, batabona ibintu kimwe, badasa nabo bwabo. Ni atari turi i Remera ahantu heza cyane hita kuri Gritana Restaurant. Gritana bwo bisobanura iki? Gritana harimo akantu ka great. Great nuvuga ngo ni ikintu cyiza cyane, kiri good ni cyiza, great ni cyiza cyane, no Gritana ni excellent. Nje ikintu nabonye nuko mice ndi kureba Kigali yose. Urahareba ni heza, urareba view zose ni heza pe, uri kureba kuri BK Arena, uri kureba ahantu hose. So ni hani Remera, ahantu bita kuri Wintana Apartment, na ahantu heza cyane, ni hejuru, hari restaurant nziza cyane, ahantu ushobora kuza ugakomanda ibyo ushaka. Abantu bakora ibintu bijyanye na bavuye mu murenge bifuza kwiyakira, abantu bashobora gutegura birthday party, abantu hari celebration nk'abana, hari piscine nziza ahantu abana baza bakoga, hari ibintu byiza cyane, hari abantu baza gukora amakofi. Bride shower cyangwa gurumushawa. Bride shower ni se gurumushawa zirakorwa. Icyo tuzakiganira. Ariko hari umubyeyi wigeze gukora ngo bride shower, noneho we ayikora mu rwego ruri general, n'abahungu bazamo n'abakobwa bazamo. Ariko ubundi nibyo byiza. Umva barabaganiriza pana byane babahugika, akabwira ngo umugabo naza uzabate utuzi dushyushye umukuremo inkweto kabikora icyumweru cy'ibiketi bikakunanira. Nzahinkura abantu kuri ibyo bintu bijyanye na bride shower. Ahantu muri kuvuga kuhagera bibisaba kunyura hehe? Urumva unyura hano ku karere ka Gasabo,
nuvuga ngo aho headquarter y'akarere ka Gasabo iri ku Gishushu ni imbere yaho, cyangwa se waciye urenze kuri question coffee kuba hazi, cyangwa se waciye ku Gisimenti uhagaze kuri beka yo ku Gisimenti ureba hakurya ubona etage ndende yanditseho Wintana apartment. Ukeneye nimero zabo ku bookinga, ahantu ushobora kwiyakirira n'abantu bawe, ahantu ushobora kwiyakirira n'umukunzi wawe, ni heza pe. Wahamagara kuri 0788 8 54 40 21. Iyo ni nimero y'umugabo mwiza cyane witwa Honore w'imfura cyane kandi w'umukozi w'Imana. Babwire ko umuntu asanzwe ari umwe mu bantu tubana kuri Bohoka, mu bantu bakira za nyigisho z'amaudio abazizi. So muze abantu kuri Bohoka muteze 0782 54 40 21 cyangwa se 07 9 51 11 52 8 ni hano Remera rwose Gritana Restaurant. Gritana Restaurant. Aha twaje tujye kuganira iki uyu munsi wa none tujya kuganira ikiganiro ndibuze kugaragaza ishusho ngari yuko haba umuntu udukurikiye, haba twebwe uko turi bubiganireho nawe araza kugira igitekerezo. Hari imwe mu nkuru yatambutse ku kinyamakuru kimwe, ariko kandi yajura n'ikiganiro n'uburi twari twateguye turi buze kuganiraho. Tumaze iminsi twibaza ngo kuki uyu munsi wa none turi kubona abantu batandukanye, umukobwa n'umuhungu, ku kijyanye no gutegura ubukwe habaho kugorana cyangwa se habaho kunanizanya. Ariko ugasanga hano biri guhera, uri gusanga hariho inkwano ziri hejuru, ugasanga uko umuntu ari gutegura ubukwe hari ibintu agomba kwigomwa kugira ngo akore bwa bukwe ase nk'abandi, akaba yafata inguzanyo, rimwe akaba yanatekereza ngo ese ubundi gukora ubukwe ni ngombwa. Ibyo ni byo bintu tugiye kuba twaganiraho. Hari iminsi yatambutse twagiye tubona bamwe mu basore bavango nta gikwe, nta myaka 100, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko uyu munsi wa none ngewe na Gatabazi tugiye kuganira, turi mu bamwe mu bantu bubatse, inyuma ya kamera abantu mutari kubona n'abasiribateri. N'abasiribateri. Umwe wenda abona nta na gahunda afite ya vuba pe. Ariko abantu badukurikiye ndagira ngo namwe muduhe ibitekerezo. Mubyumva mute ibintu byo gufata inguzanyo ukaba, kubera ko iyi nkuru ku gihe iravuga ngo gusaba inguzanyo, kwigana no kwishima, kwishima hudashyikira. Ibinengwa mu bukwe bw'iyi minsi. Nicyo kibazo rero dushaka kuvuganaho. Umuntu muri iyi minsi arashaka gukora ubukwe nk'ubwo Rene yakoze. Irene afite uko abayeho, afite background yiwe, nanjye mfite uko mbayeho, mfite ubuzima nabayemo, mfite amafaranga ninjiza, n'uriya mukobwa afite amafaranga yinjiza, n'umuryango unsupporting na background yanjye. Mfite ku kazi aho nkora amafaranga batwerera umuntu, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikindi mfite future, mfite aho ndeba wowe utareba. Twatangiye tuvuga ngo abantu ntibumva ibintu kimwe, nta nubwo basa, hari impamvu Imana dushyizeho ubwo budasa. Ni ukugira ngo umuntu atandukane n'undi, akore n'ibintu bye. Muri iki gihe dufite ikibazo, nta muntu ushaka kuba we, umuntu arashaka kuba runaka. Nekereza ko abatekereza gukora ubukwe ngo base nk'abandi, rimwe na rimwe ngewe mbona ko bashyirwaho igitutu n'ababyeyi. Igitutu cy'ababyeyi, igitutu cy'inshuti. Ababyeyi baragushyiraho igitutu kubera iki? Wowe uri umwana ku buryo ugeze ku myaka 25 utazi kwimenyera ngo ngeze igihe cyangwa singeze igihe. Ahangaha hari igitutu, hari nawe ubwawe. Ahareka duhere, wowe iyo bagushyizeho igitutu ukora iki? Ahareka duhere ku kintu cya mbere. Ese umuntu ugiye gukora ubukwe mu mutwe ariteguye? Kuko niho hantu hambere ushobora kumenya ko witeguye. Kuko kugira ngo wumve ko witeguye nuko muri wo wumva ko ugomba gufata inshingano zo kwita ko mugiye gushakana. Ngiye njya gukora ubukwe, hari umupapa nshimira cyane, umupasiteri muri Ayiberi, twagiye kumusura na Madame Gisenyi. Yambwiye ijambo uyu munsi wa none rimesha amahoro mu rugo iwanjye. Yarambwiye ngo nimujya kubana ntuzitege ko hari ibintu azagukora birenze, ahubwo uzifuze ko hari ibyo wamukora ukabona yishimye kurushaho. Anabibwira na Madame, aramubwira ati ntuzitege ko hari ibintu azagukorera, cyane ko Irene ari ikinege nawe uri bucura, ahubwo uzaharanire ko hari ibyo umukorera bituma yakishima. Aho ni mu rugo. Noneho ku myiteguro y'ubukwe, ni iki kinyemeza ko ngeze igihe cyo gukora ubukwe? Hari abantu bahita bibaza ngo ese ni imyaka, nuko mfite imyaka 35, nuko bakuru banjye bose bashatse, nuko abo twiganye bose bamaze gushaka, nuko abantu bose bakukaza ari ngiye musore uhasigaye, nuko pressure mama ari kumbwira ngo akeneye umwuzukuru, ngo akeneye umukazana. Ni iki kinyemeza ko ngeze igihe cyo gushaka? Icya kabiri,
ndakora ubukwe buhe, ndabukorana nande, ndabukorera hehe, buraba bumeze gute? buretse utari wagera aho ngaho ibyo bibazo uri kubaza birakomeye nyine ibyo bintu byose ugomba kubyibaza before. Mvuga ngo nditeguye. Abantu badukurikiye abenshi usanga baragiye bakora ubukwe kubera impamvu zigiye zitandukanye. Hari igihe aba yumva muri we koko yiteguye mu bitekerezo ariko akabura ubushobozi. Hari n'uba atiteguye akabiterwa n'impamvu. Dufate nk'urugero turi kuganira en general cyangwa se muri rusange. Akaba afite umuhungu bakundana bakaryamana inshuro nyinshi akagera bakamutera inda akabona igihe yakuremo inda arabiramba akavuga ati iyo none yanyuma sinzayikuramo. Cyangwa se akaba atarigeze akuramo izo nda cyangwa atarigeze agira ikintu kimwe akora, ahubwo akahita avuga ati reka mbane n'uyu musore cyangwa n'uyu mukobwa namuteye inda. Ariko hari ikintu gikomeye aho hantu cyo kuvuga ngo uyu muntu ariteguye. Kuki asunikirwa gushaka? Ubundi ni ngombwa gushaka. Gushaka byo ni ngombwa ndetse 100%. Ibyo byo turabyemeranwaho. Ntekereza ko n'abantu badukurikiye babyemera. Ahubwo noneho ikibazo kirabaza ngo dusibe n'uwo ngo bateye inda. Ibyo byo nandi makosa n'ibindi bindi. Umuntu w'umusore n'umukobwa bicaye hariya bategereje gukora ubukwe. Kubera iki ari kujya gukora ubukwe agakora ubukwe busa n'ubwa runaka? Ikindi cya kabiri gusesagura no kwishyira hejuru. Kuko niko titre urimo irabaza. Urimo ratuma tujya kure. Ntabwo turi kujya kure. Uri kwita hari step tutari twavugaho neza. Ijyanye no kuyu muntu ari ready. Ni gihe ki? Nyine nicyo cyo kwigana. Oya. Hari igihe ushobora kuba utari waba ready. Nje nicyo nemera. Noneho ugasunikwa n'ibintu. Ibihe bintu bigusunikira gushaka. Kuba mu Kigali abakobwa mwagendanaga bose bashatse. Ntabwo ibyo bigusunikira mu gushaka. Ariko wambabariye ko ibi bintu ngenzi ko biri. Ikigali cyagusunikira mu bindi bintu, gushaka ni ibintu ugomba gutekereza. Irene, urabizi ko ari ahantu ugiye kuba karamata imyaka yose y'ubuzima bwawe. Waruzi ko abakobwa b'inshuti zawe cyangwa abasore b'inshuti zawe maze kumva bose bamaze gushaka, ubu uri inshuti usigarana nazo. Noneho ukajya wisanga bagutumira akajya baguserereza ukabona bayiciro ry'imigani. None ukabona nta nubwo ufite imyaka yo kugaragaza ko ukuze, ariko ugahorana igitutu cyo singushyigikiye wowe upushingwa ngo washatse umugore kubera yuko ngo ba Irene twagendanaga ngo bose ngo na ba Noheli ngo na ba Emi ngo bose ngo barashatse ngo mburungu umuntu tuganira ngo ibiki mwabana umwe mwanyije. Aho rero ugiye kuzana umwana w'umukobwa umuzane mu rugo kubera iyo pressure, ntabwo uri tayari wowe kuba. None se nta basore uzi usanga ari ikinege cyangwa afite abavandimwe nyina akamuhoza ku gitutu akamubwira ati ngo noneho uzanye umugore kugira ngo inspire mama wawe. Hari ababikora kubera icyo kintu. Ni ikibazo. Hari n'ababikora bashaka kubera inshingano z'akazi bakora kugira ngo bagire gute bagirirwe icyizere bazamurwe mu ntera kubera impamvu z'ubuzima. Ariko ntabwo ari byo. Aho ngaho rumwe ugasanga hari n'ushatse umugore aruta umugore umuruta, noneho bikarangira ageze mu rugo akaba umugabo. Nibyo by'ubu ngubu nyine avuga ati njye narashakishije amafaranga narayabuze ngeze imyaka 30 sinde gutera imbere sinde kugira gute, mbonye yenda umugore ubyaye 5 wapfakaye rekaze yenda tubane bakabana mu by'ukuri kubera iyo pressure yo kuvuga ngo nta kazi mfite nta bundi buzima nta kindi ntegereje, ariko nta rukundo. Naho ngaho rwa rugo rutamara kabiri. Urukundo se rupimishwa n'iki? Turetse oya ako kantu uvuze urukundo ni ahandi hantu. Reka tukavuga urukundo ndi kuvuga urukundo rwo kukunda uwo mwashakanye kandi ushobora kwihangana mu bihe byari byo byose. Nk'ubu ngubu umugore wawe mu bintu bya mbere bituma umunambaho mu bituma mukundana ni urukundo mwakundanye from day one. Ibintu mwanyuranyemo, uburyo wamushimye, uburyo yagushimye, uburyo yakwizeho, uburyo wamwizeho. Ariko undi yaje kubera amafaranga, yaje kubera yuko abona byanze, yaje kubera yuko abona abandi bashatse, yaje nyine ntabwo harimo rwa rukundo. Siyo mpamvu turi kubona amadivorce menshi. Ariko aho ngaho nje nago nemeranya nawe. Urukundo bundi niki? Ni igihe umuntu wemera guhagarana nawe akize, akenye, ari mwiza, ari mubi, yavunitse. Uyu wacu we rero nta bihari. Uwuhese uyu nguyu wa puresha ntabyo pe. Nukubera ko mama ari kumbwira ngo ninshake, mama amereye nabi ninge muhungu njye nyina afite n'ikigare n'inshuti nabandi. Ikigare banshizeho ntabwo ari ikibazo, ntabwo mukunda nzihangana nawe nzagirana gute, ntabwo iyo nyigo ntayo nakoze. Ahubwo nyibukije kandi kantu ngo arabantu ngo bashaka akavango ninjya mu rugo uko tuzagenda tumenyerana ngo nzagenda mukunda, noneho byagera hagati akahita abona umu ex akaza akamubwira ati ariko buriya warashatse koko nese mu rugo wishimye, none akagera ahantu aba mu rugo ibyishimo tugikundana ari urwo kwijijisha ari ukujijisha. Exactly. Ariko njyewe niyo rero ntandaro y'ibibazo byose.
ibyo bintu byo kuvuga ngo ikigare ngo pressure ngo abantu barakugira gute, naho ngaho umuntu aba ameze nk'uri kwigana. Niryari umuntu yubaka urugo, ni igihe wumva yuko uri tayari, wicaye watekereje nk'ibi ngibi Irene yarari kuvuga, ariko kuvuga ngo nzihangana n'uyu muntu, ndamukunda, nzamukunda muri byose, ababaye yishimye, yabaye inzobe, yabaye munini, dushakanye ari gatoya, naba munini akabyibuha, nzakomeza mwihanganire, nagira ikibazo agacika ukuguru tuzajyana kwa muganga muvuze, mwihanganire. Naho ibyo kuvuga ngo uyu muntu ngo afite amafaranga nugera agashira. Abagabo ngo basigaye bashaka abagore bananutse ngo agenda banyine, ntago bavuga ko babyibushye ngo mvuga ko tabakomeretse. Ubwami bw'Imana bugenda bwaguka muri bo. Ubwami bw'Imana bwagenda bwaguka muri bo. Ngo akajya gushaka abana bakiri batoya. Ni ikibazo. Mbega uriya mugore kugira ngo abyibuhe niwe wabigizemo uruhare. Mbega mana isinije. Atarabana nawe urabizi ko yari akanyogo. Uzi divorce ziri hano hanze. Kuki turi kubona abantu bari kugira mu myaka 25, 30, 10 n'ingahe babanye bari kwita basaba divorce. Ni ibindi kukubwira nyine, nuko umuntu yagiye gushaka kubera yuko ari kwigana runaka. None uzi umusore w'uyu munsi ari kukubwira ubukwe. Atuzirene ubukwe yakoze. Atuzi costume yari yambaye, tuzi kanzu yari yambaye, atuzi ko bambaye amakoti abiri se atandukanye. Iryo bari bambaye mu rusengero, iryo bambaye muri reception. Imodoka Irene yagenzemo ntarayibona, sinzakora ubukwe. Ariko ku ruhande rumwe ngenda bumva. Ni icyifuzo cyiza ariko ntabwo ngana nawe. Dukeneye kwifuza ibintu byiza. Rega ubukwe hari ikintu tugomba kwemeranyaho. Ubukwe ni ikintu kiba mu buzima. Ntago rero ugomba kugifata nka anniversaire za buri mwaka. Nanjye ndabyemera. Aho ngeremeranya n'umusore ushaka no kuba yagenda agafata inguzanyo muri banke. Murakoze. Bakazafatanya kuyishyura. Nuko ye. Arata mwebwe siko mubyumva, abantu mudukurikiye mudukize. Hari igihe kugera karazamo no kurwana. Nje ntago twarwana, ariko ntago nemerera umusore ufata inguzanyo kugira ngo ajye gukora ubukwe. Hoya ngenda bemerera. Impamvu nuko uyu muntu ikintu cya mbere, ibyishimo birahenda kubibona. Ibyishimo ni ikintu cyiza rimwe, kandi iyo ugize ubukwe bukaba bubi, nicyo kintu mu buzima kikugora kwakira. Hari n'abantu bane story barambwira ngo buranga ubukwe bwagenze nabi, ngo bituma utinda kubyara. Ngo kubera ko ngo ujya gutera inda, ngo ugatekereza ko ubukwe bwabaye bubi, ngo intanga zikanga gukura. Kiganiro sinzi ko turi burabyo. Abantu badukurikiye mutubwire. Nuko ye. Ariko njye nemeranya n'umuntu ushaka gufata inguzanyo akaba yakora ubukwe bwiza, agaha umubyeyi ibyishimo. Dufata urugero, ndi umwana umwe cyangwa se nasigaranye umubyeyi umwe. Ibyishimo nshobora kuba namuha ni ukumwereka ibirori nk'umubyeyi wavunitse. Ndabyemerera. None se tujye mu murenge dusezerane, nindangiza mu cyure ntakiriye abantu tutifotoje. Ntabwo ari byo. Ibyo nabwo ntabwo ari byo. Ariko se mu by'ukuri, niba umuntu ashobora gukora ubukwe yenda agakorera muri convention center n'urugero, mu nyubako nziza igezweho, wenda dufate yishyura miliyoni wenda 4 cyangwa 5, undi akaza agakorera hano muri Gritana agakoresha 300,000. Hano muri Gritana urabona ni heza wahakorera ubukwe. Yego, urumva, tumira abantu bawe 50 muzana muri Gritana mukora ubukwe birangire. Ubukwe ni iki? Hari ikintu uri kwirengagiza mu muco w'Abanyarwanda, nta kintu cy'ubusamba kiri hagati yacu. Ntabwo nanjye simbwemeye muri covid ko bwabaga barimo abantu 10 ntago abantu babukoze muri covid nanjye. None ariko umva nkubwire, ntibwabaye bwiza, ubuzuzabusubiramo. Mba numva mbonye ubushobozi nabusubiramo kuko nta kibazo ubonye akabivuze ni keza cyane. Kuki utafashe credit? Reka ndangize. Mfite abantu bo kuri bohoka nagomba gutumira nkakoresha keke nini iruta uyu ahantu turi. Covid irangiye kutafashe credit, kufite uburyo wanayishyuramo ngo ukoreshe ubukwe bw'igitangazo, usabe iyo nguzanyo ya miliyoni 50. Hajemo ibintu by'abana. Nyine hajemo abana. None ariko noneho uyu nguyu uri gushaka ngo nafate inguzanyo we ntazabyara. Nabyara umwana azahita azamo, umugore murabanye ahisa asama, ufite credit ya banke. Credit ya banke ni y'ubukwe, yenda ufite na credit y'inyubako cyangwa se uranakodesha. Umuntu amunza kodesha ariko afashe credit kugira ngo akore ubukwe. Unyumvira iyo mibare? Umugore aratwise, yenda akazi yari afite karahagaze, niwe uri gukora wenyine. Ari kwishyura credit ya banke, ari kwita ku mugore, ejo arabyaye n'uwa kabiri, atangiye kwishyura minerivare, aracyari kwishyura credit ya banke y'ubukwe bwarangiye. None se mu myaka 3 n'abandi bavuze ngo hari umuntu ukiri kwishyura credit ya banke y'umuntu deja baranatandukanye.
ugasanga divorce yaraje kubera ko habayeho misunderstanding kuri iyo credit birangiye avuga ati ubundi si wowe wari wimanitse mu bintu byinshi unakubwira ati ubundi se si wowe washaka ikanzu ihenze uravuga ati ubundi se si wanyu bigira abantu b'abasirimu cyane bikarangira mukoze divorce mukiri muri credit. Ariko waruzi ko gufata credit yo mwabyemeranyijweho mwebwe ubwanyu muhuje mufite umutima Imana ibashyigikira mukayishyura. Irene uri umugabo Ariko uyu mwanya nona wagira inama umusore ufata credit ngo akore ubukwe. Nega amatwi nanjye kubwira hari igihe famiye ishyiraho igitutu umusore cyangwa umukobwa ati ugomba gukorera ubukwe ahangaha mukatwakirira aha hantu nimutatwakira ahantu umukobwa wacu ntago tuzamubaha kandi murakundanye ntushobora kugenda ngo umutware gipagani wenda uri umukristo sibyo uremera iyo credit ukayifata ukabikora ariko iyo muhuje umutima ni ukuri Imana irabashyigikira mukayishyura. Uzi ikintu cyiza mukora se iyo bigenze gutyo n'imiryango ivuze ngo ntago tuziyakirira ahantu hameze gutya urabwira ati nta kibazo twe turahari nk'umukwe n'umugeni mugende muhadutegurire tuzaza tuhabakirire nibo bahishyura nibo bamenya buri kimwe cyose buri miryango yose hano muri uyu mujyi wa Kigali ndetse no hanze yayo bafite uburyo bateguramo ubukwe bwabo. Tuzanamo ibintu nk'iby'iburayi ntago ari iby'iburayi byo kuzana abantu none se uruvuze ngo wakakira abantu 30 byonyine aba family member ni bangahe? Aba family member utumira bakeyi mani reka mbabwize ukuri umuntu ukora ubukwe butari ku rwego rwe bimwafekta ku rugo rwe kurinda nko mu myaka nk'icumi. Oya ntago ndi kwemeranya nawe aho ngaho urimo urashaka gukera ikintu bita umwuka w'urwangano mu miryango. Ntago ari urwangano none se nutumira abantu bakeya ese watumira iyo miryango yonyine wamugana none se inshuti mwiganye inshuti z'ababyeyi bawe se nizitaza se biragenda uruziko mu bukwe bwanjye mama Mariya umuntu atumiye n'abantu benshi nta kibazo nabatumire reka tubyemere aho harimo ubwo bushobozi none uko utumira abantu benshi ni imbaraga n'ubushobozi ubushobozi n'abantu ariko abantu baranagutwerera abanyarwanda bagira umuco wo gutwerera ndimo ndabyemera uwo ni umuntu ufite abantu ufite n'ubwo bushobozi yego mama impamvu yatumiye bari abantu nuko hari n'ikintu ntari amafaranga ya contribute mu bukwe se cyane menshi angana nuko abo bantu nyine bamutwe nta muntu numwe uza atatwerereye urumva nawe natumira uwo nguwo ese ntaguza abantu basigaye bambara neza bakajya mu bukwe atazi mu gutumiye mu bukwe nakubwiye ati Noheri ntumuzanye ko ndabizi ko atantwerera ariko wowe wantwerera kubera icyo atagutwerera urumva ndabizi yuko kumukuraho amafaranga bigoye none rero wowe nakwakira nta kibazo umva nyine nkubwira niyo mpamvu natumira abantu batwerera abadatwerera njye ikintu ndi kwemeranya n'ibintu turi kuvugaho nuko igihe cyose abantu iyo bahuje umutima ni Imana irabasanga ikabashyigikira. Duhuze umutima rero aho kugira ngo dutangirane ubukwe na credit my brother none se ari ukugira ngo uzatinde uzashake nyuma y'imyaka runaka utakibasha no gukora abo bana no kugira ngo ufate agakredit bikorohereza. Aha urimo urashuka abantu badukurikiye nta gihe umuntu azabona amafaranga gwije yo kuba yakora ubukwe. Ndabashutse wikora ubukwe utaraba tayari wikora ubukwe udafite ubushobozi byibuze ubwibanze bwo ku rwego rwawe. Wenda icyo ntemerana umuntu ushobora kuvuga ngo wenda ngo kubera ko ngo hari umuntu wakorewe ubukwe convention ngo nanjye niho nkorera kandi wademye bavuze ngo ni byiza ngo twifuza ibintu byiza ngo tukareberaho abandi ngo bakatubera romodo ku bintu byiza. Oya ariko ushobora kugenda ugakorerayo nukorera ibintu bihenze wenda sari kaguhenda none sereka mubwire Irene umuntu ufata credit reka tubanze twemere ko umuntu ufata credit aba afite ingwate yego aba ari umuntu ufite uburyo bwo kuzishyura iyo credit nyine afite source y'amafaranga make ya runaka sibyo none aho kugira ngo ufate credit kubukwe nta muntu uri kukwirukansa nta muntu wagushyizeho pressure yindi nizo pressure kandi urazumva ukazima amatwi nanjye narongoye bandakiragaho ama pressure ariko sinyiteho ariko igihe kigeze ndarongora wakicaye ugategura amafaranga yawe yenda uravuze ufite 500,000 cyangwa se ufite miliyoni n'urugero ndetse yakora ubukwe muri mujyi wa Kigali yabukoresha na kwijana ntiyakora ubwa Irene ariko yakora ubwanjye abafotografu bwabo byonyine abangaba baca miliyoni ariko hari abandi bacija n'abantu badukurikiye rwose dukora live streaming photography na videography mujye muza tubakorera ubukwe ku mafaranga bohoka ikora neza live streaming ibyo byo ndabizi dukoranye inshuro nyinshi haba ku bagize ibirori na ibyago nabyo bibaho utunguza ituhamagara bohoka baragufasha kandi mu byukuri noneho ro nyuma y'icyo ngicyo ndi kuvuga niki none niba ngiye ntafite amafaranga y'abakameramani bahenze n'ama live streaming nta nuwo yenda ndi bubyereke uri kure n'ibiki byose noneho ngewe mfite amafaranga makeya ashobora gukora ibintu bikeya ndagenda mfata wa mukameramani wanjye wo mu cyaro iyo ngi hari abasore nzi baba muri Kigali akamara imyaka 10-20 mana akamanuka akajya gukora ubukwe wabo kubera iki arabona niyo nkweto ashobora kwambara ikamukwira
kandi ndamwumva nkanamwubahisha na kwijana Ariko kuko ngende umuyemusi mu bukwe hari amafaranga nca ariko umuyemusi wo mu cyaro ntago azamuca amafaranga ariko umuyemusi ntago azaryoshya ibintu nk'uyu nguyu wo muri Kigali baziranye ariko niwe ashobora kwafodinga mani niwe ashobora kwafodinga uyu mwanya wambaye isaha igura 500 n'urugero nambaye isaha y'ibihumbi 10 niyo ushobora kwafodinga uyu mwana w'umuhungu utekereje kuvuga ngo reka manuke ibirori mbikorera iwacu niho ndeshya naho nzabikorera mu gicaragati mu rugo ntago nzakishyura sinzishyura sare ya hano nzishyura umukameramani w'50 sinzaza kwishyura iby'500 umukameramani w'50 yabagiye uramufata wundi ufatana amafoto magufi n'amaremare muri quartier buretse aramaze nibwo bukwe nibwo ashoboye ariko wibuke ko biramufasha noneho uzi ikintu azakora nyuma yaho Irene ubukwe ni ikintu kiboneka rimwe kidashobora kuboneka inshuro ya kabiri n'abantu nkurikiragira ngo ibintu mu byumve neza niba hari ikintu uzagira cy'ibyishimo mu buzima bwawe ni ubukwe noneho rero umva uriya mwana wakoreye ubukwe bwe mu cyaro ahesheje ishema ababyeyi bamuhaye impundu bigenze neza buretse gato yambaze nk'urugero hari ubukwe ejo bundi nabonye abageni bari kugenda n'amaguru yes umuntu umwe aranyandikira arambwira ati ubukwe bwari bwiza atari ko birangira umugeni yarushye it's okay bakamara icyumweru nta materaniro yabubatse amateraniro se wavana hano n'amaguru ukagenda ukagera i Nyamagabe kandi wagerayo amateraniro ukayakora bafite ingoma bavuga mu muhanda nibuka iterambere ndakubwiye ko amateraniro abuzwa n'urugendo cyangwa n'umunaniro buretse wava hano ukagera i Nyamagabe n'amaguru wagera ugakora iteraniro ahubwo abihana bakaba benshi ariko ibyo mbwira ariko wabaye wibuke ngo bana mudukurikiye mwibuke ko uyu munsi wana ahantu iterambere riri kugera hano mu mujyi wa Kigali ntago uzabona abantu bari gucana n'ingoma n'akagare ntabwo bazahaca niba bujyane mu cyaro se none se family z'umuhungu n'umukobwa n'abatari mu cyaro umva ikintu cyiza rero Irene kuki bohereza mu cyaro umva uyu muntu wakoze ubu bukwe ikintu cyiza kibirimo sibyo Irene uyu munsi agiye n'amaguru yego ndabyemera aragiye afatanye na wa mukobwa Imana ibazamure ibageze ku rundi rwego runaka na ya credit ahubwo bagiye bayifata bagiye gucuruza bagiye gushinga mu zindi business buretse gatoya noneho nibarangiza wowe ibintu uri kuvuga ni ibisirimu ni iby'umuntu ufite akazi kanyinjiza ku kwezi undi afite akazi kamwinjiza ku kwezi yenda dufite inzu runaka gufata iyo credit ngenda byemera kuri abo bantu ariko noneho kuri wa muntu wanjye uciriritse oya ntago ari kukumva wa muntu uciriritse wanjye wo gukora ubukwe bungana nawe atiriwe ajya gufata ideni arabikora narangiza Imana nimuzamura hari abantu bajya gukora ama wedding anniversary bagakora wedding anniversary ruta inshuro 10 n'ubukwe bagize abantu babaye benshi biryoha nkuko bari kubikora ku munsi w'ubukwe abantu babaye benshi ikindi nk'ubu ngubu ikote wambaye 2020 uyu munsi umuntu ntiyaryambara n'urugero ikanzu umugore wawe yambaye 2010 ntago 2030 bazaba bakiyambara icyo gihe muragenda mugafata ikanzu nziza ibintu bijyanye n'urwego rwanyu hahandi mwari gukodesha ya sari henze mukayikodesha za modoka nziza mukazigendamo nyine mujyanishije n'icyo gihe ariko mu gihe mwakoraga ubukwe nta wabarenganya nibwo bushobozi bwanyu twagiye n'amaguru umugore wanjye niko twagomba kugenda ndajya gufata credit mu by'ukuri ningera mu rugo reba kwakira abashyitsi ukuntu nabyo bikonsoma amafaranga birangire ukwezi kwa mbere mugomba kwishyura credit amahereza azaba ya byari ikintu utari kumva uzi ko ibyo bintu bitera amakimbirane yewe nza abantu bafashe credit uyu munsi wa none barangije no kuzishyura kandi bazifashe umugore n'akazi afite n'umugabo wenda n'akazi afite katamuha amafaranga menshi afatika runaka z'ubukwe cyane rwose hari n'abamwuzi nta mentioning kano kanya ndabizi neza kubaza nkongorere mbakubwire oya ndabizi ariko nta mibare irimo ndakubwiza ukuri ko nta mibare irimo barazishyuye yego tuzi abantu benshi bafashe izo credit barangije bayibonye ya service muri Britain genda fata wowe fata akangaka aka kari kutubuto niko kandi kubera ko ukunda ibintu by'amakuru cyane ibintu nabiherukaga ndi Uganda mwabonye ni bazuminge kano kantu urebe uko nari keza cyane muzuminge kabisa abantu bo kuri bohoka abantu bo kuri gospel today ngaha hantu ushobora wow ubundi hari ibintu ubu ngubu no kuvuga ngo ibi bintu mboneye aha ngaha ubu mu ijoro ntabwo bizaboneka uje bakakwakira n'umukunzi wawe nakanga bakirana bakiriza rwose reka mbwira abasore babuze ahantu bavugira ijambo rifatika hano uhaje umukobwa ukamugura akakana ubyukuri ntiyahita yemera yes yihuse abantu batera amavi hano ni heza man basara bagitera amavi babasore
ntago ari ugupfukama ariko nyine ukwambika impeta umuntu ushaka guporopoza ahantu turi gukorera ni heza kandi iki cyo kunywa kimeze neza pe karongera numva karyoshye kubi umva rero ikintu cyiza aho kugira ngo ufate credit ibitekerezo bise byongera biliyoni aho kugira ngo ufate credit ujye gukora ubukwe wakora ubukwe bwiza ahubwo nyuma ukozazana umugore wawe muri glitena bakagukorera akaji nk'aka kamubwira utere twakoze ubukwe buciriritse sheri wanjye ariko Imana nitugira neza aka kaji k'ibihumbi 5 niko nkuguriye oya n'ubuzima busanzwe wamusohoka hari n'ibyumba hano ushobora kuza mukamara mu icyumweru mukora hano umuntu muzamuka hano hejuru babakira ibintu bimeze neza wow ariko hari ikintu kukubwira ibyo ubasha kumugura waje ahangaha muri glitena ukabibona ntabwo ukeneye kugira ngo ujye ku rwego ngo aribyo uzaha umugore wawe cyangwa se umukunzi wawe aho kugira ngo mfate credit rero dukora ubukwe buhenze ukeneye gufata agacredit ahubwo nayifata ngiye kumutunga neza hajya musohokana ahantu nkaha je ntabwo nafata credit yo gusohokana umugore wenyine credit ndi kuvuga umuntu afata bigenda gute ni ya mafaranga muvuga ngo mugiye gutegura ubukwe nimurangiza gutegura ubukwe bari no kutwongera n'ibindi ibintu hano birahari kubwije mwarangiza mugakora ubukwe buri hagati na hagati nyine ni mwihanike ngo mukore ibintu bihenze cyane ku buryo byabashyira mu gihombo ariko mu gihe ufashe credit y'amafaranga runaka mukareba ngo ese credit tuzayishyura mu gihe kingana gute ukareba akazi contract ufite nzakora iki kintu tubashe kukishyura gute iyo niyo ndi kuvuga ariko nanjye sinshyigikiye unyumve neza umuntu ufata credit agashaka gukora ubukwe bwa miliyoni wenda nka 30 azi neza ko nta n'ibihumbi 500 yinjiza kandi byonyine gufata credit uzi impamvu ufata credit Irene nuko ugiye kuzamura inzu n'urugero kandi amafaranga ufite ni makeya credit iri bugufashe bivuga ngo uri kujya ku rwego nyine rurenzeho rutari urwawe nicyo gituma umuntu afata credit noneho n'ubukwe nari mfite miliyoni 2 ndi gufata credit ngo nkore ibintu bitari ibyanjye nakoze ibi byaya amafaranga yanjye ariko mfitiye ubushobozi bye nibyo ndi kubaza abantu badukurikiye mutubwire iyi credit urayisobanura ute y'umuntu ugiye gukora ubukwe ni kubera iki ikenewe ni impamvu iki iri prioritaire kuki nakora ubukwe bungana n'ubwanjye ngo n'abantu bantwerere uko bashobojwe nkora ibikorwa birangire ni kubera iki ni gukomeza kwensista gufata ideni nzajya gushyira mu bibazo umugore wanjye cyangwa se umugabo wanjye nubwo tuba twabyumvikanye mbere mushobora kubyumvikana nenda mukabyemerana ariko se why ni kubera iki iyo credit cyakoze umuntu umwe nabyemerera ni umuntu afite akazi keza 100%, afite imodoka bya bindi byose nyine bikenerwa, mufite inzu yanyu mubamo, mufite umushahara, sibye ko uwo mushahara hari igihe akazi gahagarara cyangwa ubuzima bugahinduka. Imodoka ishobora gukora accident n'akazi kagahagarara niyo nzu igashya. Credit y'ubukwe rero ni muzirike mukuru ubukwe bungana no ko mungana. Hari impamvu naguhaye kandi n'abantu bankurikiye kano kanya. Mureke izo mpamvu atarizo. Navuze ngo hari igihe family gushiraho igitutu. Yes. Igitutu cyo sinjaka kucyumva. Ariko wambabariye. Okay, singiye kwataka abantu. Niwe mere igitutu cya famille. Singiye kwataka abantu bari mu nzego runaka. Ariko hari famille ibifite abantu bakomakomeye. Urumva? Nabemeye. Badashaka kuza ngo bicare muri iyo nuza. Niba hishyure nzagenda mpicare. Ngicyo nakoze no gukunda umukobwa wabo. Icyo nakoze no gukunda umukobwa wabo turakundana. Noneho niba papa we ashaka yuko tuzakora muri sare yini nayishyure. Urumva nayishyure. Okay, hari ikintu nemera. Nababeshye mw'abantu. Kararyoshye reka nongera nsomera. Dare ko tajyaga wemera. Uyu munsi wemeye. Nagaherukaga ndi Uganda. Ahantu bita muri Java's Coffee. Ariko akakararenza. Icyo ndi kukubwira. Nemera. Hari credit mushaka gufata ikaborohera kuyishyura. Yego. Mukagira ibirori byiza. Njye hari n'icyo nabonye. Buriya kugira amafaranga menshi sibyo bituma abantu bagira ubukwe. Hari couple murakoze cyane bakoze ubukwe butari munsi ya miliyoni 40. Decoration bakorewe na lacte babahaye bimwe by'abintu bavango byanyuma byiza miliyoni 12. Umufotografe na live zari miliyoni 5. Sizwe 17. Sare naho gukorera zari miliyoni zitari munsi ya zingahe yeshatu cyangwa enye. Sizwe 20. Bafata indege bavana i Kigali bajyana i Rusizi hafi amafaranga ngahe bakoze ubukwe bwari bwiza. Umugore yari afite Range Rover agendamo, umutipe nawe afite Brabus agendamo.
sasa bageze mu rugo character zinanirwa guhura wari uzi ko nta kwezi bamaranye umugore yavugaga ikintu umugabo akavuga ikintu ambwa ati uzi n'ikindi kubona tutari guhuza dukore divorce ati okay imitungo nanjye nta kintu ndi bugwe tuyitware nanjye tiyanjye nta kintu ndi bugwe nta kibazo dutandukanye baratandukanye urakoze cyane nta credit bigeze basaba urakoze cyane niba ari akaji kakumfashije oya nta credit bigeze basaba ariko bakoresheje n'amafaranga menshi none abandi bafashe credit ariko kubera ko bazi ko bari mu ideni none imagine bayifashe nibatandukana bose bazayishyura kuko credit bose bariho noneho credit ni ikintu kiri butume rero tugumana kugira ngo igituma amakupura agumana yafite gahunda yo gusenyuka ni oya abankurikiye mu bivugisha ukuri agije ibintu ngemeye ati none twari tugiye gutandukana reka tuba turetse tubanza twikire credit wabonye he abantu batandukana credit kishyurwa n'umuntu nyine ubwo ku buryo twaba twananiranwe noneho nkakubwira ngo reka tuteretse gutandukana tubanze twishyure credit barihuza bakabanza bakishyura credit none muri cya gihe cyo kwihuza bikaza kurangira bongeye niyo mitwe mwari muri mwenda gufata ama credit ngo mukore ubukwe ni muyisibe mukore ubukwe bungana ngiye hari okay reka ikintu cy'ama credit tugifatira umwanzuro ngiye hari ikintu kimwe nemera ko credit mu gihe muyifashe mudafite intego runaka cyangwa se purpose goals zimwe mu rugo bigira ingaruka ariko ndemera ko none abayifashe bafite intego yo kubaka kandi bafite ukuntu bashobora kubaka ubuzima bwabo ahubwo mva impamvu ntago wambaje ngo iyo credit ni bayifata koko izajya mu bukwe gusa njya akantu ushaka kongeraho ntago mvuze ngo bafate credit bakora ubukwe gusa ni bafate credit bakora ubukwe ku mafaranga make ayandi ayatangizaga coffee shop agastangiza umugore we ahandi ya mafaranga byara yandi agende yishyura ariko nanjye mvugishije ukuri pe oya ubugabo butisubiraho bubyara ububuga udafasha gufata credit ukambwira ngo ugiye kwicara ngo wemeze abantu nta bwenge burimo pe nta bwenge burimo reka dusoze neza tubwiza abantu kuri ko ubukwe uricara ukabutegura kandi ku rwego rwawe mu mbaraga zawe mu bushobozi bwawe Imana yaguhaye ukabikora kandi bikaba successful inshuti n'abavandimwe bakagushyigikira naho gufata credit kugira ngo wemeze abantu wemeze inshuti kugira ngo wemeze umuryango ngo imiryango yanyu ngo ntigikorera ngo mu masare runaka niyo batabyemera nibishyura ayo masare muyakoreremo nta kibazo ariko mu gihe hari n'abantu baza bara round yawe ngo ntago umuntu ukora hanaha ngo wakora ubukwe nk'ubu ngubu ngo ntago umuntu nkawe ngo ufite izina rinini ngo wakore ibi ngibi baho nkawe nta muntu ubereyeho nta muntu ugomba gusobanurira ibyo ugomba kubaho kora ubukwe bwawe ku mpamvu zawe n'umukunzi wawe mwemeranijweho hari n'ibibi rero umuntu ajya gufata credit atanabibwiye umukunzi we wagera mu rugo akubwira ati sheri nyari ntakubwiye atuzi yuko burya nafashe credit tujya gukora ubukwe ati inkwano burya nagukoye niyo nagujije iyi nzu tubamo neyishye hari igihe divorce itibaho ngako kanya ahubwo ubu byishe byose ariko na ya materaniro nta n'ubuki hari couplens baza ngo bakoze iki mubimbazi muri commentaire munyinginga kugira ngo mbivuge mubimbazi umva byagenze gute umutipe yagiye mu murenge arangeje kiva mu murenge baragenda bicara ahantu yakira famille nta bintu bya protocole nyinshi ahitabwa ati iyi niyo dote yacu niyo reception ababyeyi bacu baradushyigikiye umutipe yo murasta uzi ashobora kuba yarakoresha amafaranga okay umuntu amufoto yarabimutwerereye ikintu cyamuhenze ni ukwakira abantu ntabwo bakoresha n'ibihumbi bigeze mu ijana babanye neza barakundanye ariko hari ikibazo cyaje kuri ya nkuru cyavangwa mbese kudakora ubukwe no kwica umuco w'abanyarwanda wibuke ko ubukwe ari symbol ikomeye ko abantu babukora ariko umuntu nakora ubukwe ku rwego rwe hari umuvugabutumwa witwa Rene abantu benshi baramuzi yakoze ubukwe yaduhaye ubuhamya bw'ubukwe yakoze yazindutse muri Niba turi akakaje ni sawa cyane bagukorera kandi urumva yazindutse muri Niba turi n'umugore we abwira pastor ati pastor ntuhari abahari ntimuhari baguze ipaki y'imigati n'icyayi cya mukaro barangiza avuga ati si ukudusabira umugisha hari ibindi bintu bidasanzwe umugore nta n'ikanzu yari yambaye ngo by'agatimba n'ibiki byose babukorera ubukwe kandi uyu munsi asazanye n'umugore we
ariko sha reka tuvugisha ukuri hari abantu batumva imitekerere bafata yarakennye ku rwego rw'uko atashobora no kwafodinga igihumbi kingi kandi arakundana n'umugore kandi arabona igihe cyarageze cyuko agomba gukora ubukwe arabona ntiyize nta kazi afite ntaki atunzwe no guhingira abantu bakamuhereza amafaranga ayo ngayo nzayakora nyagwize njye kugira agize imana iwabo mukobwa bamuvuga ati umukobwa ngo turamuguhaye hari ibindi se bindi yagomba gukora ngo hari n'igenga inkwano bagukopa we ntiyarazwi ngo avuge ngo ni umuntu uyu munsi n'umuvuga butumwa ukomeye ni umugabo usazanye n'umugore we barabyaye bameze neza barakundana barasazanye ntacyo bitwaye kubera ko yakoze ibintu byo ku rwego rwe dufite ikibazo gikomeye cyo gushaka kwigana ari nabyo tuzaganiraho yenda by'urubyiruko rw'iyi minsi urubyiruko rw'iyi minsi usanga buri wese arashaka kubaho nka runaka arambona kuri snap arambona kuri kamera arambona ahantu runaka nasohokeye ahantu heza nawe arashaka kubibamo kandi ntashaka gukora noneho ikibazo cy'urubyiruko rw'iyi minsi akoze barakora icyo hari utuzi duhari n'uduhari ntibashaka kudukora ntibashaka kuvunika ntashaka kurwana na kamera nk'uko nguko banohera ibirirwa bahetse kamera arashaka nyiri ibintu biri aho ngaho bihumura ikiyede se gikoza ati kandi ikiyede gisigaye gihemba 5,000 urumva akose wakora ikiyede ukazakora ubukwe mu buriya 100% urabukora bwo ku rwego rwawe bro urakora akazi ko mu rugo ukazakora ubukwe urakora ikiyede ukazakora impano zo muri no minsi zige zarabaye ikibazo ikindi iyo umuntu ari discipline umukobwa yarangije kaminuza ni miliyoni hagati y'ebyiri n'eshanu ushaka uwo munsi yazo none se kandi ari we nakunze ariko tujya tunavugisha ukuri bamwe mu basore n'abakobwa ntago bagikundana basigaye batagatinganaho ikintu runaka kabati Gatabaza arangije kaminuza afite akazi keza arahembwa neza buriya uwabana na wera aho ni ku rundi rwego ibyo ni ibindi mu by'ukuri igihe umuntu yari kugura ariko n'ababyeyi hari igihe bagushyiraho igitutu cyo kukubwira ngo umuntu mugiye gushaka nakora iki afite imodoka afite inzu afite ikibanza mu mujyi wa Kigali ntibareba se erega ugomba kumenya ahantu umwana ugiye kumushyingira ubu kuri kubyara abahungu n'abakobwa mu minsi iri imbere nibakuzanira bakazana n'abakwe ntuzajya wabaza ngo umuntu mugiye gushakana afite iki beshya nyene ubu se wowe washatse ufite iki uyu munsi ufite ibingana iki uyu munsi n'urumukire ntubase kwirebero abantu baho base se bakeya ariko wibuke ariko umugore yaraje kubera umugisha wibuke ngo njyewe njya gushaka ntago ntagiye gushaka tageteri yo kugira ngo gusa nese umugore wawe yaba yaratagetinze ibintu aba yarakwemeye nta n'ikintu nari mfite cyari gutuma uriya mugore ko ari mwiza cyane iyo ashaka amafaranga yari ko urundi muntu urenze cyane bari banaharaho none se nyine imodoka zaparikaga none rero uwo mukobwa n'ubundi ujya kukubara ngo nuko urangije kaminuza ngo nuko ufite ibi nibi nuko nuba ataba gukunda nese nturabona umuntu w'ahantu hakomeye cyane mu bakire ugenda gakunda umuzamu wabo akavuga ati nimutamunshingira ngewe ndiyahura cyangwa se ndapfa birangira bamuciye nawe nta kibazo baramuca ariko nyuma hari igihe baza bakamusaba imbabazi kandi urugo rwabo rugakomera rukaba rwiza urukundo rero ntabwo ari ibyo ngibyo kuvuga ngo aragutagetinga ngo arakubaraho ibintu runaka ari nabyo bikujyana mu gukora ubukwe nyine utateganyije ukanabukora nabi uramonda sinoga ese ko wari wanoze wongeye urukundo ni ikintu kimwe ariko urugo ntabwo rukomezwa n'urukundo tuvuga urugo rukomezwa n'ubwenge rugakomezwa no gukora ibyo nta kibazo uyu musore n'umukobwa nkuri ikintu ugira amahirwe ukabona umusore ufite ibitekerezo ushaka gukora ushaka gushaka amafaranga ntuzamwiteshe ariko muzakora ubukwe ku rwego rwanyu ntimuzafata credit ariko wa musore ugishaka kwambara nka Tupac Duraga bling ugasanga ni wa musore ashobora kubyafodinga twibuke ko hari ibintu umuco wacu hari ibintu hari kirazira hari indangagaciro reka Duraga niyo sonete nayo maherena n'ibiki niba nshobora kubyafodinga why not ntashobora kubyambara kandi mfite n'urugo rwanyu hari umuntu rero ukabona ntago yavamo umugabo se n'ubwanwa cyangwa niki tujya tuvugisha ukuri kutagiye ngo utobore nuko n'ubusanzwe njye ntabikunda ntabyemera just me ariko undi wabikoze ntago mo blaming utoboye ufite uduki twose wishyizeho ahantu mugiye yashaka yambara n'amahembe yashaka yambara n'amahembe n'uburenganzira n'umurasta bro n'umurasta ibyo n'uburenganzira kandi nawe wigeze ubaho umurasta none utangiye kubarwanya ntago ari kubarwanya nubwo nabikunze wariniga icyo gihe uyu munsi iyo niga ishobora kuba ku rugo rugakomera hari imyaka ariko umuntu ni gutugera ku myaka hejuru ya 25 yego ko mana yanjye 60 ucyambara pocket tuvugisha ukuri pe ibyo ni ibintu biri gentle ni ibindi biri gentle umukobwa wamushyingira umuntu umeze gutyo yamukunze
yo cyane ahubwo ababyeyi mwababyeyi mwe mudukurikiye washingira umukobwa wawe cyangwa se umusore wawe Irene ari kuzanamo ibindi bintu twebwe twari turi kwivugira ku bintu bijyanye no gufata credit cyangwa se no gukora ubukwe. Twabonye ko gukora ubukwe ari ngombwa, ariko noneho ugakora ubukwe nyine bungana nawe ubwawe ku rwego rwawe, utiriwe ujya kwimanika mu bintu byinshi no gukopera. nta guciye mu ijambo gukora ubukwe hari igihe biba bitari ngombwa. Njye nemera ko ari ngombwa, abandi bo barabivuga ku rwego rwabo. Okay, ko ari abishingira nyuma bakazakora ubwo bukwe. Twebwe kubera ko turi abakristo, njye nemera yuko gukora ubukwe ari byiza. Twaganire nk'abakristo. Nyine ariko kikugaragaza ko umukristo kano kanya. Nyine ikingaragariza ni imyemerere yanjye. Kuki wemera abantu b'amaherena? Amaherena se ni icyaha? Kwemera kuzabashingira ntago ari icyaha pe. Icyo nta cyaha kirimo. Uraje wumve Gatabazi Fidel agiye kugwa. Nta cyaha kirimo kwambara amaherena. Uri umugabo. Nta cyaha kirimo kwambara gushyira izo dread. Mwababyeyi mwe mumbabare munyize uyu muntu. Tuzakora ikiganiro kirimo ibyanditswe, uzabisoma mu byanditswe, ndabisoma mu byanditswe. Nitugera hano dusoma ibyanditswe yuko ikizanye ikiganiro cya minu bumwe n'umuco na siporo. Oya, ariko umuco wacu uretse ibyo kuvuga ngo ni cya minisiteri. Fumura nushaka n'izuru n'inuza ahantu hose upfumure. Oya, mu muco wacu ibyo bintu ntabwo byemewe. Gusa niba nta bushobozi ufite, njye ndababwira iki kintu. Niba nta bushobozi ufite wa musore we. Ndagihagurukamo, ninde ugihaguruka mu kiganiro? Oya, nanjye ndahita nigendera. Niba nta bushobozi ufite wa musore we, hari ikintu kimwe ugomba kumenya. Niba nta bushobozi ufite, umukobwa nimujya inama, murebe icyo mukora. Muvuge ati tugiye kubana nyuma y'igihe runaka. Ubu bukwe tugiye gukora mbere yuko mubana, ubukwe tugiye gukora hari bije amafaranga tugiye kubuha, sibyo? Atazadushyira mu gihombo. Ngenda cyari kuri kakano, niyo muvuga ngo mugiye gufata credit, ni muyifate mukora ubukwe, ariko munagire business mukora izabafasha kwishyura ya credit, kuko nyuma y'ubukwe habaho crise iteye ubwoba. Iteye ubwoba. N'ahantu hose kandi ngeze gukubita amezi 6 inote y'ibihumbi 5 ari amateka. Bibaho rwose. Nayo mpamvu ngiye nshimira abantu bantwerereye inyuma, abantu batwerera inyuma abarisha badi. Umva ko kuno mukora ubukwe abantu bakabaha imiceri, ababyeyi bakabatekesha niki. Hari igihe abantu bagira ngo ibintu biroroshye kandi ibintu bikomeye, mukagenda mugakena mukicecekera, none kubera ivuta Imana ikabasihaga umubyibuho. Aha cyane, ntagira ubakisha mwijisho. Cyangwa se mwatangira kugira gute, ntagire umenya ko umukenye. Umuntu akajya kuba ati yewe mu boss we, kumbi warakenye umeze wararangiye. Ukajya ubwira ngo Mana ndagushimye kumisha. Nukuri. Noneho wabona amafaranga ukananuka. Ngiye buri niyo ufite amafaranga nanuka. Ubu ngubu uri kumbona mbyibushye nta mafaranga mfite. Ninyagira nzahita nanuka. Kubera ko utangira guhangayika. Amafaranga ni kintu yakoresha, ukarara udasinziriye. Ariko iyo amafaranga adahari ntibivuze ko utakora ubukwe bitewe n'urwego uriho. Aha ngaha nahita mbaza ikibazo abantu badukurikiye rero. Ni ikihe kigero cy'amafaranga wumva ushobora kuba wakora ubukwe kuko bukagenda nk'uko ubyifuza? Kuko nawiyima ibintu byiza, ahubwo ni igihe arabibura. Ariko n'aya mafaranga namwe mutubwire mu bitekerezo byanyu, umuntu ashobora kuba yakoresha ubukwe akavanga akoze ubukwe bwiza. Tuzasubukura iki kiganiro tureba ariko mu comment just uko abantu nyine babitekereza, ibintu bagiye bavugaho. Comment ndabizi zaba nyinshi, buri wese abivuga uko abyumva, ariko umuntu azatanga ibitekerezo bifite fact, nawe abisobanura ukuntu abyumva, bizadufasha mu gukora ikindi gice cy'iki kiganiro, sibyo? Ubwo se twa turi kuganira kuki? None turi gushyigikira abandi se? Turi kureba nyine ibyo uko abantu babyumva nabo bwabo, ko tujye twarigewe nawe. Abantu bageze mu rugo barakoze ubukwe mu buryo bugoranye, ni ibiki bakwiriye kuba bakora, cyangwa se n'ubuhe buryo bashobora kuba nyine zaba ari iyo topic, ariko tunarebe nanone kuri iki kiganiro abantu comment bashyizeho nanone kugira ngo nazo tuzihe agaciro. Umudamu yigeze kumbwira twese tumuvugaho ngo yajyaga yumva ibintu by'urugo kubivugaho, n'umugabo nuko yigeze kubimbwiraho umwe mu bantu bajya bigisha abantu banakunda cyane ku bintu by'ingo. Ariko arabanga ibyo numvishije, nasanze ibyo nagishaga burya narigirishaga. Ati hari amakesi abakomeye ateye ubwoba. Gusa abantu badukurikiye mwarafashe amakredi, ntago tubaciye intege, ntago mukomeze mwishyure, ariko abatarayafata rwose mufata yo kugura ibibanza, mufata yo gukora ibindi bintu, imishinga, ariko kredi y'ubukwe rwose uburetse ubanze ubetayari. Uramanda sino hari igihe ufite umukobwa mwiza umukunda ukakubwira ati nundafata kredi baramugutwara, shaka kamera ukayifata pe. Uwo ngo batwara kubera kudafashe kredi. Reka nkubaze ikibazo. N'abantu bankurikiye mbabaze ikibazo. Yari yemeye
baretse gatoya urukundo ukunda umuntu mukundana kano kanya mutarabana cyangwa urukundo wakunze umugore we mutarabana rwari bugusunikire ko wafata credit kugira ngo ukunde umutware mu gihe hari abandi bantu bashaka ko wamutwara bashaka kumugutwara njyewe hoya 100%. ntago wamukundaga rero ubwo ngubwo noneho naramukundaga ni nayo mpamvu namurongoye na n'uyu munsi ndacyamukunda iyo ambwira ngo nutandongora abandi barantwara nari kumubwira ngo genda ubwo nturo wanjye ntago ndaba tayari bro ntabwo umukobwa mukundana murakundana akakunambaho mu mwobo hasi hejuru akakurindira imyaka runaka akavuga ati nuba tayari nubona ubushobozi I'm with you naho ugushyiraho pressure ngo nutantwara ngo reba akavuga n'ama message yabamwandikiye nta muko abakobwa turongora ni beza ntago ari twenyine tuba tubareba urumva baba bashaka ndabizi baba bashaka ariko nta mpamvu zuko ndiye gufata credit ngo ni nkunde murongore ubwo nyine uwo ngo yahisemo nagenda mutware nanjye nzategereza undi ubwo nzaba narabonye uburyo bwo kubana nawe nibyo ngibyo nje bose ntago hari abandi baba banshakara nje Imana yavuze nabikora umva ibyo atangiye kwidefanda ngo Imana yavuze umva mwakoze kubana natwe turabashimiye Imana ibaha umugisha mukomeze mugira ibihe byiza cyane turabakunda cyane muduha ibitekerezo byanyu tubibutsa ko ari inyunganizi ari ikibazo wacyandika muri commentaire ariko bitakuyeho ko iki kiganiro turi gukora nabonye hari abantu bakora ibiganiro bakababwira ngo abantu bajya bitera inkunga we twaba dukoze kosa ntago twaba dukoze kosa ushaka kuba mwabatereka tubatera inkunga ushaka gutera inkunga bohoka wabona iyo nimero iri muri titire ya 0882208757 ushaka gutera inkunga ikiganiro cya Gospel Today ni 0782543650 ibiri hasi pininzeho biroroshye cyane abantu bashaka ko tubamamariza namwe muduhe akazi rwose turamamaza neza cyane kandi abantu bakaza impamvu mbivuze naje gusanga ari abantu bakora ibiganiro byo muri isi ya rusange bagenda babona iyo support ariko twebwe kandi turi kuvuga ibintu by'ubwenge bifasha ugasanga hari umuntu uvuze itaba abantu nyamara ibintu ari kuvuga icyo nzi cyo hari umuntu hano dukebuye kandi ndi kumva umutima hari ikintu uri murambwira ko hari umuntu dukebuye urushaka kwishyura mu madeni kugira ngo uriya mukobwa atamucika ariko by'umwihariko hari umuntu namenye wo mu diaspora ugeze gufata ideni ntabwo ngiye kubaserereza arangije afata ideni y'amafaranga menshi kugira ngo aze akore ubukwe hano yemeze famiye y'umukobwa araje arabikora umukobwa aramujyana amugejejeyo kumbi umukobwa yamutagetinze ko nagereyo amaze kubona ibyangombwa ahita akora divorce akahita yishakira undi mutipe yari asize hano uwo mukobwa amaze kubikora atumije umutipe wari uri hano kumbe umutipe nawe yari afite undi mukobwa ategereje agezeyo n'amaze kubona ibyangombwa bimaze kugenda neza aba aramukwebye yigera hano umukobwa asigara yifashe ngo ko numva urwo ruzurungutane rwari gutuma abantu bose babona amaviza di nanjye nari kugerwaho murabeho bye bye